ubuzima ari byiza tubona tukabifata nk'ibisanzwe, rimwe na rimwe tukumva ko byari bikwiye no kubaho, nyamara burya hari Imana isumba byose ibikora, yitwa Uwiteka Nyiringabo. Amaso yacu yabonye byinshi, amatwi yacu yumvise byinshi, intambwe zacu yazaguriye kumukorera, icyakora n'imbabazi agira nibyo bituma tumukunda, imbere ye niyo hari byose twifuza, ari we Uwiteka ashimwe. Kandi ntabwo twari twabiteganyije kutaza, Mana ndagabo watubabariye, utubabarire imbere y'ikanisa, imbere y'aba bantu bose. Neze karibu cyane. Noneho kubera ko tudafite amatelefone ya hano, imirongo ya hano iri kutugora kugira ngo duhamagare, turi kuja ku murongo ariko turi mu icumbi, noneho twahava bikagora, cyangwa hari umwanya tutokwishimira Imana yacu. Mana yacu uzutwuzuze, utugenderere kandi utugirire neza, udukoreho papa, udukoreho dukeneye gukorwaho n'Imana. Mwami Yesu ilima ezaiki brides da fisa lage, Mana y'ubwiza n'icyubahiro. Andyohera cyane ntawe ukiburyo ankawe, ni mwiza n'uw'igikundiro cyinshi cyane, awumura neza kurusha ibirabyo byose, ntaburi kise mufite kwandangirije, uwanimika nkaba umwami w'ishanga rinini rite, ndimbata y'icyaha cyose sinabikunda, ahubwo niragije Yesu umukunzi wanje, sinshita kubiri mu isi, Yesu aranyuze, uwanimika nkaba umwami w'ishanga rinini ritemwewe, ndimbata y'icyaha cyose sinabikunda, ahubwo niragije Yesu umukunzi wanje, sinshita kubiri mu isi, Yesu aranyuze. Sinakwibagirwa ibyiza utugirira, tugasindagira kugera aho uri, umunota umwe imbere yawe twawugereranya n'imyaka myinshi ahandi, watubereye isabato nziza, Mana uri mwiza ibihe n'ibihe, watubereye isabato nziza, ayi Mana uri mwiza ibihe n'ibihe, watubereye ubwisho bwiza, ayi Mana uri mwiza ibihe n'ibihe. Ngo Imana icyubahiro, sema haleluya. Ninde ubwiza bwo mw'ijuru, zashandirimba ikiteka ryose,
Yesu nikica kungundishije ninde ubwiza bwe bwo mwijuru zashandirimba ikiteka ryose zashandirimba mu basantyata Yesu nikica kungundishije nishimiye ko Yesu ankunda arankunda ai nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye nishimiye we nishimiye ko Yesu ankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye nishimiye we nishimiye ko Yesu ankunda arankunda nukuri Yesu aragukunda ai nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye ninde ubwiza bwe bwo mwijuru zashandirimba ikiteka ryose zashandirimba mu basantyante Yesu we nikica ninde ubwiza bwe bwo mwijuru kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu kuncunguza arakunda Mana we ndabizi neza nanje ndamukunda kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu kuncunguza arakunda hila oti sao vizavega Mana yanje we nishimiye ko Yesu ankunda arankunda Baba nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye mureke dutere haleluya cyane haleluya Bwana sifiwe nimba tubizi neza ko Yesu ari umukunzi wacu bwite Bwana Yesu asifiwe nimba ubizi neza ko Yesu agukunda uyu muririmbyi indirimbo sinzi ibintu byambayeho kuva ngeze hano zorinda ishiki wacu arembanira yaravuze ngo urukundo nirwo rwamuzanye Bwana asifiwe sana Yesu ntiyazanwe n'ikindi kintu yazanwe n'urukundo rwonyine gusa Bwana asifiwe sana ngo urukundo nirwo rwamuzanye kandi ntiyanapfa urupfu rwiza apfa urupfu rubi cyane kubera urukundo gusa aravuga ngo nanjye ndabizi ngo arankunda neza ndabizi kandi ngo ndabimushimira cyane duhimana icyubahiro sema haleluya iyi Mana tuzoyitaramira kuzogeza gutya itwunamuye gutya muri isi baba mu mwuka wanyu nta bindi bintu bitera umunezero amafaranga ntazitera umunezero urukundo rw'umwana w'intama w'Imana gusa ninde ubwiza bwe bwo mwijuru zashandirimba ikiteka ryose zashamuwazandirimba Yesu nikica kungundishije ninde ubwiza bwe bwo mwijuru zashandirimba ikiteka ryose zashamuwazandirimba Yesu nikica nishimiye
mama nishimiye ko Yesu imbere ye niyo hari byose twifuza mana Uwiteka ashimwe nico gituma umutima wanje utazatinya na gato tazarekura ubugingo bwanje ngo buzimire burundu ibyo yakoze nibyo biduha ibyiringiro byuzuye uko n'ibisigaye byose azabikora amaso yacu yabonye byinshi amatwi yacu yumvise byinshi intambwe zacu yazaguriye kumukorera icyakora n'imbabazi agira nibyo bituma tumukunda imbere ye niyo hari byose twifuza mana we Uwiteka ashimwe haleluya Bwana asifiwe yo 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 akimana nigitangaza kabisa Imana icyubahiro sema haleluya beseni animeze nk'Imanacu yoyo nyine bashaka yo yakoze ibyo twayisabye byose ibisigaye izabikora ibisigaye izabikora ibisigaye izabikora ayi n'ibisigaye izabikora baba we n'ibisigaye ngucurangaho gatoya papa kasebeni kandi ugabanye nzucange neza agataramu nyine nako Imana ibagirire neza buriya kuba tuhari gusa turi ku rutonde rw'Imana izageza kure cyane Bwana Yesu asifiwe Muremzi yaravuze ngo niba nkwihuta gatoya papa ngo kera kose umuntu ngo yari mu mugambi w'Imana isi n'ijuru bitarabaho umuntu yari mu mugambi w'Imana oya uzamure gusa ureke izindi mikrofone zireke uzamure gusa gatoya ube nkwihuta gatoya kera kose umuntu yari isi n'ijuru bitari byabaho umuntu yari mu mugambi w'Imana kandi ibyishimo byayo bari ukuzabana n'umuntu yaremyewe kera kose umuntu yariye isi n'ijuru bitari byabaho umuntu yari mu mugambi w'Imana kandi ibyishimo byayo bari ukuzabana n'umuntu yaremyewe kera kose umuntu yariye isi n'ijuru bitari byabaho umuntu yari mu mugambi w'Imana kandi ibyishimo byayo bari ukuzabana n'umuntu yaremyewe zahora mvuga iyo neza wangiriye zahora ngushima mugiye kiriho ikuzimu nta migambi we hano kugushima bibayowe ikuzimu nta migambi hano kugushima bibayowe ikuzimu
mana we hano kugushima nubwo twarikwiriye mana waranzamuye we irababwira mwami wanje ikintu atumye ukunda we baba wantu ubwo twarikwiriye mana we waranzamuye irababwira mwami wanje ikintu atumye ukunda irababwira mwami wanje ikintu cyatumye ukunda we irababwira mwami we irababwira mwami wanje ikintu cyatumye ukunda we irababwira mwami wanje ikintu cyatumye ukunda we irababwira mwami tuzagutaramira ubuzima bwacu bwose ma kuri turabizi kuri Imana yacu itazidutererana Imana itazidusigana ma Imana itwitayeho elasi mazize mubariko umugambi w'Imana uragaze iteka umugambi w'Imana uragaze iteka ubami nawe ushobora kwitanga umugambi we urahagaze iteka kugeza usohoye ubami ntawe ushobora kwitanga umugambi urahagaze iteka kugeza usohoye ubami ntawe ushobora kwitanga umugambi urahagaze iteka kugeza usohoye wibuke Farao basila ozala simao wibuke Farao mwami w'Egiputa we takwatagize yeme ngo yitange umugambi urahagaze iteka kugeza usohoye we urahagaze iteka tuzamura Imana icyubahiro we sema haleluya asifiwe Imana yonyine nizi isezeranya umuntu nubwo isi yohaguruka ukaba ubizi neza kuko ari data wabivuze ukuri kw'Imana nushaka usinzire ugira amahoro yo mu mutima Bwana Yesu asifiwe tumpepe Bwana wa majeshi iri joro nusinzira wisigure cyane ujye uvuga uti Imana ntabwo wameshe iri joro nusinzira wisigure cyane ujye uvuga uti data ntabwo ujye ubesha iri joro nusinzira wizigure cyane ujye uvuga uti Imana ntabwo wameshe ijambo yambwiye ndi mu cyumba nsenga ubu nizeye yuko itambeshe ijambo yambwiye ndi ku murimo wayo ubu nizeye yuko itambeshe ijambo yambwiye ndi mu butayu nsenga mfite kwizera yuko izabikora cyambere Imana ntabwibesha oya cyakabiri Imana itazibesha icyagatatu ijambo ivugiye ubwayo irikurikirana imyaka ibihumbi sema haleluya asifiwe Imana ntizibesha mw'abakristo iyi Imana yacu iyi Imana twaye dusenga rimwe na rimwe ngo izisa nkaho itakiri kumwe n'ubwoko bwayo wayisenga ikamiceceka Mana we wavuye mu gituro aja mu ijuru ariyo icaranye n'Imana ye tumushime kandi ubwazo garuka kutujana mu ijuru tuzoririmba tuti we tumushime n'umukiza yavuye mu gituro Yesu we aja mu ijuru ariyo yicaranye n'Imana we pima hila hoti zao kandi
ubwazo garuka kutujana mu ijuru tuzaririmba duti Yesu we hilima oza vega yemeye guyamurwa no gushinyagurirwa apfira abanyabyaha wehe tumushime we Yesu n'umukiza yemeye guyamurwa mana we halo halime no gushinyagurirwa apfira abanyabyaha wehe ureke dukomere Imana yacu amashi Imana ibahe umugisha urakoze papa